twavuganye inshuro nyinshi, ubona ari umushumba ariko nanone ni umubyeyi. Buriya hari abantu ari abashumba atari ababyeyi, bakaba ari abashumba gusa, ariko ubona ari umushumba ari n'umubyeyi. Umushumba warafashe ubugufi no kumushimira wagize neza, nkurikije inshuro yampamagaye, inshuro arabakunda. Ushobora kuba mutabizi gusa, ariko izo ntarabakunda mushobora kuba mutabizi. Igihe muzabimenya ndakizi, igihe azaba atakihari. Nimubona ngiye nibwo muzamenya ko yari umubyeyi. Hanyuma muri iyi minsi twasangiye, ndavuga mu minsi ya mubakomera amashyi naho nta kintu baba batakoze. Bagerageje. Hanyuma muri mbere y'uko Noheli itangira, twari turi kumwe namwe muri seminari twize ijambo rivuga imbabazi. Twaganiriye ku mbabazi, tureba imbabazi twagiriwe zo dukwiye kugirira abandi, hanyuma tureba ko dukwiye gusaba imbabazi. Ntabwo nabisubiramo. Hanyuma kuri iyi Noheli twasangiye amagambo 4. Ijambo rya mbere ryaravuga ngo mwiheshe icyubahiro kibi cy'Imana, mwise amahoro abe mu bo. Hanyuma ryakurikiyeho twaganiriye ryaravuga ngo kuvuka kwa Yesu ni inkuru nziza yaje gusimbura inkuru mbi. Hanyuma mu kanya twavuze ngo kwizihiza Noheli kwacu bidusigira ubutware muri Kristo Yesu. Azabyara umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ibitugu bye. Ndashaka gusoza mu kanya babwira ko ndashaka kubatera inkuru, ndakubaganiza inkuru. Abantu bose bakunda abandi ni abagore. Abagore bakunda inkuru. Ndashaka kubatera inkuru. Inkuru yanditse muri Luka bice 2. Murongo wa 25. Luka ibice 2 murongo wa 25. Aravuga ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategereza ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yarari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simeyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, kuko witeguye mu maso y'abantu bose kuba umuco ubwira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Simeyoni abaha impundu, abwira nyina Mariya ati, dore uyu ashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, abe n'ikimenyetso kigirwa impaka, ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe, kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Amen. Nkuru nagira ngo mbabwire nuko Yesu yavutse hashize imyaka 400, nta jwi ry'Imana, nta buhanuzi, nta n'iyerekwa. Mpamvu twebwe tutaremera bya bitabo bya ba Makabe n'Abajidite n'abandi nuko byanditswe ico gihe cyo guceceka kw'Imana. Noneho abantu bakibaza ngo ko Imana yari icecetse, abanditse babikuye. Bashobora kuba baranditse ibivuye mu bwenge,
ariko bidaherekejwe n'umwuka w'Imana. Yesu yavutse mu gihe kimeze gityo, mu gihe cyo gusinzira kw'Abisirayeli. Hanyuma nubwo abantu benshi bari basinziriye muri Isirayeli, nta jwi ry'Imana, nta buhanuzi, nta n'iyerekwa, hari hakiriho abantu bake bo bakangutse, barimo Simeyoni, barimo Hana, barimo Mariya, barimo Yosefu, barimo abantu bake bashoboye kumenya ko Yesu yavutse. Muri iki gihe wagira ngo amatorero kubera yuzuye, ukagira ngo abantu benshi bari maso, ariko ndabizi neza ko abantu benshi basinziriye. Ntabwo turi mu gihe cy'ububyutse, turi mu gihe itorero riri mu ntege nke. Iyo urebye ku gishushanyo cya Danieli, yahereye ku mutwe ari zahabu, ku birenge byari ibyuma bivanze n'ibumba. Tugeze mu gihe kimeze cy'ibyuma bivanze n'ibumba. Niryo torero rya nyuma kuri kalendari y'amatorero, aho mubyeyi we bavuga ngo wibwira kureba kandi uri impumyi, ukibwira ko wambaye ubusa, ukibwira ko uri umutunzi kandi uri umutindi, hanyuma agasoza bagomba kugira inama. Niryo torero rya nyuma, nta rindi rizaza inyuma y'iyi. Nagira ngo mbabwire ko muri iki gihe itorero rirasinziriye, bimeze neza nk'igihe Yesu yavuka. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko nubwo abantu bari basinziriye muri icyo gihe, hari hakiriho abantu barinze umwimerere, bagifite indangagaciro z'ubukristo. Hano rero dusomye umuntu umwe yitwa Simeyoni. Icya mbere, aho yari atuye hamwemerera kuba ameze neza. Yari atuye i Yerusalemu. Yerusalemu bisobanurwa umugwa w'amahoro. Kugeza uyu munsi Tel Aviv ruguru, umugwa wa politike, bahita mu mugwa w'ibyaha, kandi ko ameze nk'i Burayi. Hari utubare, harimo indaya, hari abantu baraho nyine bari mu bintu byabo. Ariko Yerusalemu ni ahantu hatuje, bahita umugwa w'Imana. Noneho Simeyoni we ntabwo yari atuye ruguru iriya, yari atuye i Yerusalemu mu mugwa w'amahoro. Nagira ngo mubaze, wowe utuye ntabwo mvuga Soweto na Kasarani na uburyo bw'umwuka utuye, wumva mu mutima utuye, ntibazaba benshi. Ubugingo buhoraho burafatika. Hari umuntu yananuka ntamenye ko yananutse, hari uwabyibuha asa ntamenye ko yabyibushye. Wowe ubyimenyaho n'abandi bantu bakabikubonaho. Iyo umuntu afite ubugingo buzima muri we arabyumva, kandi iyo utuye mu manegeka nawe urabyumva. Kuko ahantu hazamitana ntuye nabi. We yari atuye mu mugwa w'amahoro. Hanyuma bamuvuzeho ibintu byinshi, reka mvugemo 7. Icya mbere, Bibiliya yatubwiye ngo yari umukiranutsi akadomo. Muri iki gihe cy'itorero rya nyuma cyangwa se itorero risinziriye, gukiranirwa bigenda bisimbura gukiranuka, kandi bimwe na bimwe twabyemeye nk'ukuri. Bigera igihe turaniyakira ko gukiranirwa biraho. Yewe ibyo mvuga ni mu nzu y'Imana. Umuntu umwe yaraje arambwira, perezida wa korali, hanyuma araza arambwira ngo umupasiteri, uyu munsi ndatogwa ngo kuba perezida, ngo ngiye nzakubanira neza, ngo ngufashe n'umurimo w'Imana. Ndamaze ko mutaratora, ninde yakubwiye gutogwa? Arambwira ngo reka ibintu by'ubutagatifu cyane tuba tubizi. Nitangira gukora research, usanga yanyuze muri buri rugo ajya kwiyamamaza. Abaperezida b'amakorali ku rusengero ntitubahemba, ariko kubera gukunda icyubahiro gusa, yanyuze muri buri rugo. Ntiyabasuye bagwaye, ntiyamenye ababuze minervare, ntaza babura, ariko kuko kageze icyubahiro. Hanyuma ikibabaje rero, muza mu nama, umuntu yarakoze nka bene n'ibyo, agahita avuga ati dusenge, tugiye gukora amatora, tubanze dusenge. Hanyuma bakavuga n'ijambo ry'Imana n'imyanzuro y'inyigo. Gukiranirwa kwinjiye no mu rusengero bigera igihe turiyakira, bisigara ari ibintu bisanzwe. Reka mbabwize ukuri, abakiranutsi ni itsinda ritororoka.
bagenda bashiraho buri munsi. Kubona umuntu yera imbuto wagenda gukira, nubwo twuzuye insengero, nubwo duterana, kubona umuntu abayeho ubuzima bwo gukiranuka, ahuza ubuzima n'ijambo ry'Imana, nicyo kintu kigoye gukora. Icya mbere yari umukiranutsi. Nta yindi Bibiliya tuzandika. Mu ijuru hazajyayo abakiranutsi bonyine, nta santima zizahaba uwo munsi. Mu ijuru hazajyayo abakiranutsi. Abafite imitima iboneye nibo bazabona Imana. Icya kabiri, Bibiliya tubwiye ngo yaritondaga. Kwitonda bigira ibisobanuro byinshi, ariko reka mvuge kimwe gusa. Muzi impamvu dukwiye kwitonda. Isi yuzuye imitego ahantu hose, bisaba kwitonda. Mama yigeze gusenga kera amaze nk'umwaka akijijwe, ngira ngo byari byamucanze, abwira Imana, yasanze mu rusengero sinzabyibagirwa. Yabwiye Imana ngo Mana, ngwinda yawe bigoye gutwara kuruta inda y'umwana. Ngwitwaye inda y'umwana ngo kuko uzi ko bigoye ukanyura hanyerere, muhita wicara mukahanyura buhoro kugira ngo inda yawe itavaho. Ngo ariko ngwinda yawe mwica ku munwa ikagenda, mwica ku maso ikabivuyemo. Byari byamucanze basaba bibwira Imana. Muzi impamvu dukwiye kwitonda. Isi yuzuye ubunyerere, ahantu hose haranyerera. Wagira ngo gukena niho hagoye, ariko no mu gukira naho haragoye. Abantu bakize bagushwa nuko Imana yabahaye umugisha, tubaheruka ubwo ntibagaruka mu rusengero. Tuza abantu basenga ari urubyiruko, yamara kugera mu rugo ntazongera gusenga. Yadusaba kwitonda. Muri iyi nzira utitonze yaguyemo abagabo ibihumbi n'ibihumbi, abantu bayiguyemo. Nanjye mu myaka mike maze mu nzu y'Imana nabonye bisaba kwitonda. Urubyiruko rwacu musirimu ariko mwitonde, abasenzi musenga ariko mwitonde. Nimunabwiriza ntimuzagabane icyubahiro n'Imana ngo mushake kukirusha. Izuba we ujye uvuga ngo ndi umugaragu w'imvura mu mata. Dukwiye kwitonda. Satani utaratinye Yesu arangije amasengesho y'iminsi 40, ntamutinye, ntabwo azatinya wose ngo rimwe na rimwe. Satani utaratinye Petero bamubwiye ngo bazamubakaho itorero, bakamubwira ko iyerekwa agize ari igitangaza, bazamuha n'imfunguzo. Ntamutinye, ntazatinya twebwe. Bidusaba kwitonda. Umunsi umwe bagiye kwigisha, ibirema birahaguruka, abadayimoni barahunga, haba ibitangaza. Baza bikubita mu gatuza. Aravuga ati mutuze, mukigenda nabonye Satani ngo ameze nk'umurabyo, ariko nabingingiye ngo nimumara gukomera muzakomeza abandi. Bidusaba kwitonda. Satani yihuta kuri speed y'umurabyo. Hanyuma ntabwo naje kwamamaza Satani, ariko Yesu yaravuze ngo nta wakwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amwambure ibintu bye atabanje kumuboha. Bivuga ngo tugomba kwambara imbaraga zamuboha bikemera, kuko we si uw'inyama n'amaraso. Bidusaba kwitonda kugira ngo tumenye imitego ya Satani, tumenye. Icya gatatu, yari umuntu utegereje ihumure y'Abisirayeli. Yari ategereje ihumure y'Abisirayeli. Muzi icyo bisobanuye ibi? Bivuze ngo yari afite umutima wagutse ukwigwa mu gihugu cyose. Yari afite umutima wagutse ukwigwamo igihugu cyose. Ntabwo yategereza ihumure rye gusa, ntabwo yategereza kugirirwa neza ku giti cye, yategereza ihumure rya bene wabo bose. Hari umutima wawe uragutse kuri icyo kigero, utegereje ihumure rimeze kujya muri Amerika na Australia na Canada, nukuri uzagenda, nukuri kose uzagenda. Ariko ikibazo ufite ihumure, utegereje ihumure ry'Abisirayeli, byibuze ry'abanyamurenge bose. Hari abantu badafite imitima ikwirwamo abandi, bafite imitima mito itakwirwamo abandi. Niba hari umuntu ukenye igitenge ari muri urusengero, tugasengana tukajyana igaburo ryero, ukaba ufite ibitenge 10 utaramugirira neza,
uza uri umuntu utegereje ihumure rimeze wabanje ugahumuriza uwo mwicaranye. Niba hari imfubyi yananiwe kwiga kandi uko tungana uko twamugira neza bikemera tukaba tutabikora, ubwo dutegereje ihumure rimeze we yategereza ihumure ry'Abisirayeli. Reka mbabwize ukuri, ikintu nifuza kuzabona mbere y'ubwonko ububyutse bw'itorero, ibyanjye ku giti cyane izarime cyangwa ibyihorere, icyo yankoreye kirahagije, yampaye agakiza, umwuka wera aranejeje. Ikintu numva nshaka kuzabona ububyutse bw'itorero, ukuzabona ubumwe bwa bene data. Mwakoze bashumba gukora igiterane hamwe, ukuri byakoze ku mutima. Amatorero atatu yakoreye hamwe. Iyi ni inama. Bijya bimbabaza iyo tudashobora guhuza umutima na bene data. Twarabatijwe umubatizo umwe, twarariye igaburo rimwe, twarabatijwe amazi amwe, twitwa bene data twese, tuvuga ururimi rumwe, tukaba tudashobora guhuza umutima. None se ubu we yategereza ihumure y'Abisirayeli. Muzi abantu bazabona Mesiya n'abantu bafite umutima wagutse, bategereje ihumure, bababazwa nuko abandi bababaye kandi bashobora kwishimana n'abishima. Icyakane, umwuka wera yarari kuri we. Reka nsubire inyuma ho gato ku ihumure ry'Abisirayeli. Mbareje uko mungana, mbona muri ingabo nyinshi. Ni ingabo nyinshi pe, ariko njyanye ikibazo. Ushobora kuzansubiza cyangwa mukazansubiza kera nta. Mwe muzava Kenya mwarahamariye iki gihugu cy'abacumi, muzakivamo mwarakimariye. Nasabye kuza naraje, Imana impumugisha. Hanyuma nanyine mbasaba mwabinyemerera, mbasaba ikintu kimwe cyonyine. Buri wese muri mwe ashaka umunyakenya abwiriza ubutumwa bwiza, azamuzane mu rusengero amumurikira abashumba. Amen. Ushaka umunyakenya umwe utakijijwe, muzajya kwibaho mu itorero ry'abandi. Ushaka umunyakenya w'umupagani, umwizirikeho, umusengere, uyirize ubusa, umugire inshuti kugeza igihe uzamuzana ukamushyikiriza abashumba. Abashumba zababaza raporo, zabaza niba byarabaye. None se tugumye twinezeze twenyine? Ibi bintu twamenye, niba tudafite imitima yakwigwamo abaducumbikiye byibuze mu gihugu, ubwo ntitwaba duhemuka. Karame nzagendeje reka nzagendeje. Haleluya. Ushaka umunyakenya, ntabwo nagutumye babiri, navuze umwizirike, umusengere, umwiyirize, umubwize ubutumwa bwiza kugeza igihe uzamuzana ukamushyikiriza abashumba. Hanyuma umunsi muzababatiza abo bantu mwabwirije muzampamagare nzaza. Yategereza ihumure y'Abisirayeli. Ega ibi mbabwiye nimubikora n'inyungu zayo. Imana izabihutisha ibimuri bakure hano kuko aricyo mwahamara. Ariko mu gihe taricyo turimo kumara, tuzahatinda. Ikizatwihutisha ni ugukora icyo yahatuzaniye. Kandi ndahamya neza n'umutima wanjye byemeranyijwe n'umwuka w'Imana, icyatumye Imana ikuzana barugure ngo hagire icyo usiga amaze. Byibuze niba uwo muntu atarahinduka, ugerageza upfukame basenge. Bibiliya yatubwiye ngo umwuka wera yarari kuri we. Yarari kuri we. Niba hari inyota itangiye gucika mu bizera, ni inyota yo kuzura umwuka wera. Reka mbabwize ukuri, ntabwo ngewe nababesha
umusore utagira umwuka wera ni umusore nk'abandi bose. Umupapa utagira umwuka wera ni umupapa nk'abandi. Ikintu kidutandukanya n'abandi bantu ni umwuka wera twagira. Ikintu cyatuma udakora ibyo abanyamubiri bakora ni uko ufite umwuka wera. Niba udafite umwuka wera ugucyaha, ugusengesha, umwuka wera yakubwira ngo ibintu ubikore, ibintu ubivuge, uzakora amakosa menshi mu buzima. Yewe, nta nubwo uzigera unezezwa n'agakiza, ntabwo uzumva uburyohe bw'umwuka wera, ntabwo uzumva uburyohe bw'agakiza, ntabwo uzanezezwa n'ibyo mu ijuru utari n'umwuka wera. Yaravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamunukira, muzaba abagabo bo kumamya Yerusalemu Yudaya kugera ku mpera y'isi. Ariko ubundi rero abantu batagira umwuka wera babaho bate? Iyo umuntu atagira umwuka wera babaho bate? Ntekereza ko bavunika ibintu byose mu mubiri, mbese barabihata, ibintu byose akabikora, baravunika. Imodoka ya hidrolike ntabwo ivuna gutwara, ariko mekanike urakata n'imbavu zikavunika. Hari abantu ibintu by'agakiza biri mekanike bavunitse cyane kuko bivuze n'umwuka wera. Iyo umwuka wera hari ubuzima buroroha. Iyo umwuka hari turakundana, turishima, turaruhuka, turaseka. Iyo umwuka wera hari ubuzima buba buhari. Umwuka wera ari kuri we. Cya gatanu, yarabitse ubuhanuzi ko atazapfa atabonye Kristo umwami Imana. Yarabitse ubuhanuzi. Ntabwo nzi icyo Imana yavuganye nawe, ariko niba icyo Imana yavuganye nawe kigarukira kuri wowe gusa, ari wowe n'abana bawe n'umugore wawe n'ibiryo n'imyambaro, ibyo bintu biraciriritse. Kubera ko Yesaya yahanuye Yesu hasigaye imyaka 600-700 akavuga ngo duhawe umwana w'umuhungu azitwa. Mwari muzi ko abantu babitse ubuhanuzi bw'imyaka n'ijana, akavuga ati nubwo mpfuye hari igihe Imana izakora ibi n'ibi. Hange twebwe tubitse ibimeze bite? We yari yarabwiwe n'umwuka w'Imana ko atazapfa atabonye. Yewe icyo ntegereje, icyo mbise ntegereje ushobora kuvugira imbere yabo, kuko ntegereje ubuvugizi bw'itorero. Hari ikintu ntegereje kizava mu karere k'ibiyaga bigari. Kubera ko urabona mu karere k'ibiyaga bigari ni ahantu Satani yarunze ibyago bitabarika, niryo zingiro ry'imiruho ku isi hose. Ntabwo ngewe mbirebera mu ndorerwamo y'amoko, oya. Igihe cyose habaga havutse umucunguzi, abana barapfaga. Mose yavutse, habaye jenoside. Yesu yavutse, jenoside yarabaye. Kubera ko Satani azi ko agiye guturika ububyutse, yaje harunga ibyago muri aka gace, kuko azi ko hagiye kuva imbaraga zizahindura isi. Ngewe nuko mbireba, yarabitse ubuhanuzi ko atazapfa atabonye Kristo umwami Imana. Hanyuma ajyanwa n'umwuka mu rusengero. Yari umuntu ushobora kumvira umwuka wera. Muri 1997 hari Nyabugogo ku Muhima munsi ya gereza, hari inzira izamuka ku ibagiro, uzamuka kuri gereza. Hanyuma ndimo kuzamuka nka 3 y'ijoro, ndi kureba aho ntashe, ijwi rambira ngo kata usubire inyuma. Ndavuga ni oya, ntabwo mu rugo ni hariya, akatenye kumarisha. Ijwi rambira ngo subira inyuma, nce muri kaburimbo muri la frasheri hariya, hanyuma ugere mu rugo. Naho ngerega burije. Nteye intambwe nk'eshatu, numva urusenda runje mu maso. Nta muntu arimo kurucuruza, nta muntu narebaga. Urusenda ruranja, ndakata subira inyuma. Ndimo gusubira inyuma, mpura n'umugabo yambaye igikoti gutya arimo kunywa itabi azamuka. Muri metero 10 zaho nari ngeze, hamwe na kati, nka metero 10 gusa, bahise bamutera icyuma arapfa. Ngo ninde yaragiye gupfa? Ntagiye mwumva ko ukagira amatwi yo. Nagiye kuyobora igahanga,
mpageze mpasanga umwana w'umusore muto ugira umwuka wera mwinshi. Hanyuma turangije kubaka, hari nimugoroba sinzabyibagirwa, nka saa moya n'igice, yamanuka hepfo ahitwa Imurinja, hari ibishamba. Ariho aramanuka, turamubwira ngo nafata ikofi afite ayikure hano inyuma ngo ayishyire hano imbere. Yumva ntabyumvishe, ariko kuko amenyereye imvugo y'umwuka wera, yumva n'umwuka wera uvuze, ayikura hano inyuma ayishyira hano imbere. Atambutse intambwe nke, haza ikiyoka kiramuruma, kiruma kuri ya kofi. Nagiye mwumva koko mukumvira umwuka wera. Nakubwira ngo kwa runaka ntuyeyo uri guhatiriza, nakubwira ngo runaka ntimuzabe inshuti, ntabwo uzi ikizavamo. Wagiye wumva ukamenya kumvira umwuka wera. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero. Hari abantu tutazi umwuka yabajyanye, ntabwo yabatwaye mu ijuru nka Eliya, ntituzi ibyo babamo, ariko no mu rusengero ntibahaba. Niba utaba mu rusengero ubaje. Kandi dukwiye kurenga kuza mu rusengero rwubatswe n'abantu, tukamenya ko natwe turi urusengero inyuma y'urusengero. Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda, nzaza ngewe na Data n'umwuka wera tube muri we. None se aho Imana iri Mose yahabura? Aho Imana iri bizima byahabura? Aho Imana iri abamarayika bahabura? Niba mwarabonye agatabo k'umutima w'umuntu, mwabonye ahantu Imana ituye, ukuntu urukundo ruba rugose, ibintu byose biba bimeze neza. Ukeneye abantu bemera kuba ubuturo bw'Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero. Urashagira umwuka wera ukuyobora, wakumvira. Ikindi, Bibiliya tubwiye ngo aterura Mesiya, ashima Imana, abwira abari aho bose bategereje ihumure ry'Abisirayeli. Ndenda gusoza, agira ngo mbabwire ko twebwe indangagaciro dukwiye kugira ni imbuto z'umwuka wera. Dukwiye kugira imbuto z'umwuka wera nk'indangagaciro ziranga itorero ryo mu gihe cya nyuma. Hanyuma soza rero, agira ngo mbabwire ko Yesu atazongera kuvuka. Yavutse kiriya gihe ntazongera kuvuka, ahubwo ubu arenda kugaruka. Subira aho natangiriye, uko yavutse abantu basinziriye, kandi buri gitabo cyose kivuga ko Mesiya azavuka, abatangi babisoma buri munsi, ariko akavuka ntibabimenye. Ni nako agiye kugaruka, abantu benshi ntibazabimenya, kandi bazaba buzuye insengero kubera abahamagawe ni benshi, ariko abatoranyijwe. Hanyuma iyo usomye Matayo 25 ugasoma umugani w'abakobwa 10, wahita ubona ibyo mvuze. Aba bakobwa 10 hari ibintu byinshi bari bahuje, kavugemo biki. Aba bakobwa bose bari bahuje ubutumire, bose bari batumiwe. Icya kabiri, bari bahuje itabaza. Itabaza ni ijambo ry'Imana. Bibiliya, Abadive n'Abangirikani n'Abavivante n'aya matorero yose yuzuye hano, Bibiliya twese duhuje itabaza, kandi twese tuvuga ko twatumiwe. Hanyuma duhuje itabaza. Icya gatatu, bose bari bambaye amakanzu. Twese tuvuga ko imirimo dukorera Imana. Kugera hano wafumbura, byose birasa. Icya kane, bose bari bafite amavuta, bavuga ko bakoreshwa n'umwuka wera, nabyo bari babihuje. Icya gatanu, bose bari bahuje gutegereza umukwe. Nubwo abantu benshi bamaze kurambirwa, nagira ngo mbabwire ko imishinga yacu itazabuza Yesu kugaruka, kuza ko azaza. Abareka mbabaza, ubundi yabijemo bwa mbere ari ugukubitwa, yabijemo ari bujye ku musaraba, hanyuma ibyo azagarukamo n'ubukwe bw'umwana w'intama. Azareka kuza ko? Ntabwo yareka gutwara umukwe yaruhiye. Amen. Azaza, nukuri azaza. Amen. Nukuri rwose azaza. Amen. Wasinzira, wareka umwami azaza. Amen. Ntabwo imishinga yacu izabuza Yesu kugaruka, ahubwo ikibazo azasanga turi maso. Yavutse hashize imyaka 400, nta jwi ry'Imana, nta buhanuzi, nta yerekwa, ijambo ry'Imana ryarabaye ingumi. Na n'ubu agiye kugaruka, amatorero asinziriye. Hanyuma cya gatandatu, bose bari bahuje guhunikira no gusinzira.
abo bakobwa bose barahunikiye. Iyo haje intambara duhunga twese, iyo haje inzara dusonza twese, iyo haje ibigeragezo tugeragezwa twese, aho umuntu akanguka n'icyo yaryama. Ikindi, bose bumvisha urusaku. Bose bumvisha urusaku. Ruvuga ngo ngwino tumusanganire. Urusaku rwaravuze, ahubwo abantu ntibabimenye. Urusaku buri munsi ruravuga. Mwari muzi ko ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu byose bizasohorera umurenge, cyangwa byose bizaba muri Kenya. Kimwe kizaba Malaysia, ikindi kizaba Amerika, ikindi kizaba Amerika y'Epfo, ikindi kizaba i Burayi, ariko byose bibe byuzuye. Mu bimenyetso byose yavuze nta na kimwe gisigaye. Habe na kimwe. Uru n'urusaku ruvuga ngo mwitegure umukwe ari hafi. Yewe na korona nawe yari urusaku. Yari urusaku. Ahubwo hari abantu korona ibaye bahise bagura filime z'amaseri, bari barabuze umwanya wo kuzireba, baricara mu rugo barazireba. Bose bumvisha urusaku. Cyangwa n'andi bose baboneje itabaza, bose baracanye. Hanyuma buri wese yakangukanye icyo yasinziranye. Buri wese yakangukanye icyo yasinziranye. Abantu babiri bakena bombi, umwe agakena afite amavuta undi ntayo, hanyuma hagera gukanguka, umwe akakanguka yanduranya, yiba, yambura, undi akavuga ngo igaburira inyoni yambika uburaka izakomeza imbere kubera ko afite amavuta. Abasore babiri bose irarirera bajya, umwe agahita ajya gushaka uko abigenza agahemukira Imana, undi akavuga ngo hoya sinzikuraho ubunyangamugayo, nzakomeza ndi umwuka wizera. Ibibazo ni rusange mu bantu, ariko uko tubyitwaramo biterwa n'amavuta wajyamanye. Hanyuma hari ibintu bike byabatandukanya aba bantu. Bamwe bari abapfu, abandi ari abanyabwenge. Ariko rero ukuntu Imana ikora ibintu turatangaje kabisa. Uzi ko Imana yafasha abapfu n'abanyabwenge bagaturana. Abageni n'abaherekeza bombi bari kumwe. Noneho hari ukuntu abaherekeza babazi ngo nabo ni abageni. Ukwiye kuba uhakikirisha, ubizi neza, ufite conviction kuri umwana w'Imana, kandi kuri umukandida wo kumva Imana. Ikintu wazibesha mu buzima ukababara no kwibesha ubugingo buhoraho, utarinejeje byibuze nk'abandi, ukazasigazwa na yangeso nyine banze guhindukaho. Bamwe bari abapfu, abandi bari abanyabwenge. Hanyuma ikindi cyabatandukanye, bamwe ni uguteganya. Bamwe baje bazanye amavuta, abandi baziraho, baravuga ngo ari mu itara arahagije, kandi batazi igihe ijoro riri bumare. Abanyabwenge bamenya guteganya. Abagabo batatu bagiye gusaba Imana umwuka wera, kera hakiri inyota y'umwuka wera, bajya gusenga. Bageze ahantu gusenga, barasenga umunsi wa mbere n'uwa kabiri, babiri batizwa umwuka wera, umwe arawuha. Noneho iminsi 3 bateganyije ishize, baravuga ati tutahe usubire mu mirimo yacu. Iminsi 3 twateganyije irashize. Wa umugabo arababara, aravuga ati bene mutashe mwese muzuye umwuka wera, ngewe ntahiya. Niba byabananiye kunyingingira mureke nisenge. Asenga bababwira Imana ngo Mana, niba umwuka wera yagushiranye mu ijuru nta n'uturanguzwa byibuze, wandangurije basi nanjye ngatanga umugabo wo guhamya. Imana ntiyamuhaye kuranguzwa, yaramusukiye mwinshi. Bagenda mu rugendo runini batashe, barataha bose banezerewe. Hanyuma wa mugabo kuko azi ukuntu byamuruhije, avuga ati bene ko nabonye bizamo no gusenga cyane, mwese nkamanuka ariya mu gihuru ngapfukama nkumva ko bikirimo. Aragenda arasenga yumva biracari, imwe ati dukomeze biracari. Ubara abantu byari birimo ariko batabiheruka. Babiheruka kiriya gihe barasenga ati inkovu z'imiringa. Nta batacumva umunezero n'ubusabane n'Imana. Biracari nk'uko biracari kunejeje. Uracumva bikuryoheye mu macagiye kera.
abanyabwenge bamenye guteganya, abapfu bakajya bumva ntacyo bitwaye bagenderaho. Ikindi, bamwe bari bafite amavuta, abandi badafite amavuta. Hanyuma ikindi kibatandukanye ni uko bamwe bagororewe, abandi ntibagororewe. Hanyuma ikindi kibatandukanya, bamwe bari maso, abandi baranga. Agira ngo dusenge. Yesu azagaruka. Nukuri umwami azaza. Amen. Uko yavutse akabonwa n'abantu bake, ni nako azagaruka abonwe n'abandi bantu bake, kuko turi mu gihe cyo gusinzira. Ntangira narababwiye ngo muri Covid nibwo nasobanukiwe ko itorero azaritwara ryibye. Yaravuze ngo nk'uko umujura aza mu gihe kitazwi, agacukura inzu, agatwara ubutunzi bagira ngo basinziriye, niko azatwara umugeni. Yesu ntazagaruka ku isi, kuko isi yaramwiteguye bihagije. Systeme ya Antikristo yariteguye, bari ku kanyuma. Hanyuma igihingwa n'itorero bariho bararibyiga benda nk'ukurifata. Azahita avuza impanda n'akamo ka marayika mukuru, abafite umwuka wera bamusanganire ku bicu, bakomezanye. Mu gihe abandi basinziriye bari mu mihango y'amadini n'ibindi byose, itorero azagiye baritware. Mu myiteguro ya Antikristo nta na kimwe gisigaye, hasigaye gusa ko yivuga. Hanyuma ikimubuza no kwitorero ikiri mu isi. Hanyuma ikimubangamiye umwami azagikuraho, hanyuma Antikristo agaragara. Anga aribyo twaje kwiga. Umuntu amisha amaso dusenge. Ubu wibwije ukuri, ukibwiza ukuri n'umutima wawe, urakangutse cyangwa urasinzira. Hanyuma si byagusinzirije ntubizi. Utangira gusinzira se ahubwo ntubizi. Aho uherukira kugira ibihe byiza ntubizi. Uracyayobogwa n'umwuka w'Imana, uracyategereje ihumure ry'Abisirayeli, cyangwa utangiye kwigwanira. Reka nsabe umushumba Yesu naze adufashe gusenga. Hanyuma tubwire Imana ngo Mana, kuri iyi Noheli duhe gukanguka. Twafatanye icyo cyifuzo, numva twagifatanye, twari wahaguruka. Tubwire Imana ngo Mana, uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2023, uzatubera umwaka wo gukanguka, uzatubera umwaka w'urubyutse, uzatubera umwaka wo kuba maso, uzatubera umwaka wo gukorera Imana, uzaba umwaka wo kubibara gusarura, uzaba umwaka mwiza ku buzima bw'itorero, uzabe turi abantu bahagaze aho Imana ishaka. Ari mu mushumba. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo Mwami, tugushimiye ijambo ryawe Mana ribasha kuvuga mu mugoroba. Mu izina rya Yesu Kristo wazutse, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, mu izina rya Yesu Kristo wazamutse ukaja mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo dutegereje. Turasaba kuko uduha kuba maso tugakanguka, kuko igihe kitwegereje kuruta igihe twizereyeho. Mana yo kwizerwa no kurigirwa, abantu basinziye. Jambo ryavuga ngo kanguka wewe usinziye, Kristo abone kumurikira. Mana ubugingo businziye bwose, Mana bumurikire, bubashe kuba maso. Data wera w'Imana, reka ubutumwa bwiza bukoye turi isi yose, nawe ngo uzashobora kumuriti. Reka buri wese uteraniye muri aya materaniro abashe kuba maso. Mana, ibisinziriza ni byinshi, ibyo abantu bahugiyemo ni byinshi, ariko hari ijwi ry'ihumure ritubwira ko igihe cyo gukanguka kigiye gusohora rwose. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami, itorero ryawe kuba maso, itorero ryawe gukanguka. Izo mbaraga ngo turazikeneye, ubwo bushobozi turabwifuza, ubwo bubasha turabukeneye. Mu izina rya Yesu Kristo, izo mbaraga Mana turazishaka. Data wera w'Imana, mu izina rya Yesu Kristo Umwami, ugira neza kandi urakiranuka. Reka buri wese uhagaze hano umuheza kuba maso yitegura kugaruka, kuko uzaza ngo umeze kumenya kugushobora. Uko umurazo murabiriza iburasirazuba ukabonekera iburengerazuba, uko guhumza no guhumura bireshya, uko mwani kuzaza ariko uzasarura niteguye, aho ni uzabagara mu gihe gikwiye, igihe
Mwami Yesu ayitoro ryawe uzarihamagara ivugizo rikomeye Chomba Mana yo kwizerwa mu bwoko bwose bw'ubuzima bw'ijwi Chomba ngo tuzabane muri paradizo ya Lea Chomba ngo tuzabane mu rurembo rwa Yerusalemu sha ayi data wo kwizerwa no kwigirwa ahatazagira umubabaro atazagira agahinda ahandi hose Mana na proje zindi zose abantu birukira izo zose n'izumwanya mutoya ariko data dutegereje ijurusha n'isisha uturukira kusabamo ugere kuba bari beza ayi data w'Imana uzanuza ubwari irahari ariko reka umwana akomeza yitegure mu izina rya Yesu Kristo umwami nyuma ngo habaga sakora bamumufurana bariteguye ngo bijana n'uko bicuma ubwira bakimba asante kutwiyereza asante kutwomera imbaraga tukomeye amashuri Imana ikoze mu Amen amen amen